wanjye nari narateye uturabyo tw'urukundo umunsi umwe haduka intambara iradusanza haba ubutayu burundu kwibuka ni nk'inkovu inkovu z'ibihe bitagihe zihungabanya ibyishimo juru we juru ndakwinginze nyibutsa nako winyibutsa ibyahise ndabyibuka ngashavura arakoze cyane Masabo Nyangezi muri ino ndirimbo y'inkovu z'ibihe ati kwibuka ni nk'inkovu z'ibihe mitagihe zihungabanya ibyishimo. radiyo ishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC saa 9 z'amanywa n'iminota 33 isaha z'i Washington DC, saa 3 z'ijoro n'iminota 33 isaha z'i Paris, Bruxelles n'ahandi mu Burayi, saa 2 z'ijoro n'iminota 33 isaha z'i London, tukagera na saa 4 z'ijoro zirenze iminota 33 nanone i Kigali. uno munsi turi kuwa kane tariki ya 26 Mata umwaka wa 2017. uku kwezi kwa Mata kukaba ari ukwezi nyine kutwibutsa agahinda kenshi, agahinda nyine abanyarwanda mu by'ukuri kadateze kuzabashiramo, kabone n'ubwo abababajwe bose, abibuka ababo muri kino gihe, bose tubafashe, bose turabifuriza gukomeza kudahungabana no kwihanganira nyine ibyo bibuka byabashenguye umutima. Ariko rero kwibuka ni byiza nanone kuko nta mpamvu zo kwibagirwa abacu, nta n'impamvu zo kwibagirwa ababahitanye. Bagomba gushyikirizwa ubucamanza, kandi rero inzira cyari ndende. Hari bamwe mu gice kimwe babushyikirijwe, nabo si bose, ariko hari abandi bagishinyagura. uno munsi ikiganiro tugiye kubagezaho ni ku bwicanyi bwa Kayumba na Rutayomba Igiti, aho abanyabyumba batwandikiye. Twari twaravuze ko tuzabagezaho ibyo abanyabyumba batwandikiye bamaze kumva nyine ubwishongozi bwa Major Rutayomba. Inyito ndende ya kino kiganiro ikaba ari iyi ngiyi: ubwicanyi bwa Kayumba na Rutayomba muri komini Giti. Abanyabyumba batwandikiye badutura hanini umubabaro wabo, kandi banyomoza bimwe mu byatangajwe nabo bombi, tuvuga Major Rutayomba na shebuja General Kayumba Nyamwasa. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, nkaba kandi ndi kumwe na Jonathan Musonera, umunyamabanga mukuru wungirije w'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Ariko muri kino gihe cyo kwibuka nkaba ngomba no kwibutsa yuko Musoni wo nguwo ari perezida wa komite executive ya Rwanda Truth Movement, ya Rwanda Truth Commission, nako komisiyo ukuri Rwanda, komisiyo verite Rwanda. Jonathan Musoni, rero mikoro yawe irafunguye, nagira ngo niba uriho unyumva, nabonye uri muri studio rwose, ariko niba ntawamenye iby'ibyuma, niba uriho unyumva nagira ngo ufate mikoro noneho usuhuze abatwumva, wihanganishe abo babaye, dore ko n'igikorwa cyo kwibuka mu by'ukuri ari wowe wagitangiye, tugishinga RNC ukagitangira, ariko bikaba bigaragara ko
abayishimuse icyo kibazo, icyo gikorwa gikomeye kimaze mu by'ukuri no kubananira. Wenda si byo byatuzindiye, tuzaba tubishakira umwanya wabyo. Ijambo ni iryawe Jonathan. urakoze muvandimwe Joseph, reka mbanze ngusuhuze kandi nawe nkwihanganisha muri ibi bihe, kandi usuhuza n'umuryango wawe. Urakoze cyane Jonathan, nanjye kandi nuko yego nkaba rero nanone ngira ngo ngushimire nanone ubu bwitange bukomeye wabashije kongera kugira ngo tuganire ku gice cya kabiri cy'iki kiganiro twakoze ejo bundi, ibyo tutabashije kugeza ku bakunzi bacu tubibagezeho, kandi nongere nsuhuza abakunzi bacu ndetse n'abatadukunda mbasuhuze, mbihanganisha ko bakwiye kuva mu rwango bakiga gukunda, bakiga kuvugisha ukuri, kandi nihanganishe ababuze ababo bose mu gihe cy'akaga kagwiriye u Rwanda kuva intambara itangiye muri 1990 kugeza uyu munsi. Abantu baracyabura ababo, baricwa amanywa nijoro, ari abazize jenoside yakorewe abatutsi, ari abahutu bazize jenoside yakozwe n'igisirikare cya APR n'ubuyobozi bwacyo, ari n'abandi bagumije kwicwa urubozo, ndetse n'abanyekongo, cyane cyane abatutsi b'abanyekongo bakomeje kwicwa kuva muri 1996 kugeza uyu munsi, bakicwa mu mpande zitandukanye z'igihugu, barabaye ingwate z'ubusahuzi n'ubujura bwa FPR-DMI. abo bose muri ibi bihe bikomeye turabihanganishije, kandi mukomeze musenge kuko Imana iratuzi kandi izi neza ko hari igihe ibi byose bizahinduka, amahoro aboneke mu gihugu cyacu. Nkaba rero mbaragije Imana muri iki kiganiro. Murakoze. Urakoze cyane Jonathan, nawe kandi nkwihanganishe. Nta muntu mu bakunze gukurikira ano maradiyo yacu uyoboye ibyakubayeho, ariko ngushimire ubutwari wakunze kugira. Yewe nzi neza ko mu mateka yawe bikinaba utaheranywe n'ububabare, utakoreye ku bubabare, wagerageje kwihangana, bityo wirinda nk'ikintu cyo kuba wakwihorera, ndetse uhumuriza abantu benshi cyane mu karere uturukamo. Kandi rero ibyagukorewe nta wari ubiyobewe, ndetse bamwe barakubonaga bakiruka ariko ukavuga uti muhumure, ntabwo izi mbunda zigenewe kwica abaturage, nimujye muri za kiliziya zanyu, ubuzima nibwongere butangire. Ibyo bintu rero ndabigushimira Jonathan, nkagushimira n'ukuntu nyuma yaho tumaze gushinga RNC wafashe iya mbere, ugafata iya mbere, ugakora amavideo menshi cyane uvuga ibintu byo gushakisha ukuri, ibintu byo kugerageza gushyira hamwe abantu bakibuka babo mu cyubahiro buri wese, kandi nabo ubwicanyi bw'abakorewe butaremerwa nko mu bahutu, nabo bakabona umwanya tugatangira kuwushaka hagati y'abanyarwanda ubwacu, noneho byatera imbere tukabyumvisha n'ayo mahanga, ndetse bikaba byavamo n'ubutabera. Dutangire kino kiganiro inyito ngufi yacyo, inyito ihinnye nk'uko natangiye mbivuga: ubwicanyi bwa Kayumba Nyamwasa na Rutayomba Igiti. Abanyabyumba baratwandikiye ejo bundi kuwa kabiri tariki ya 24 z'ukwa 4 2018 twabagejejeho ikiganiro twari twahaye ino nyito ndende: Giti Major Theogene Rutayomba yigambye ubwicanyi bitera bamwe ibitwenge ariko binashavuza abatagira ingano. Icyo gihe hashize iminsi ibiri gusa, twibanza hanini ku byasohotse mu binyamakuru. Uno munsi rero tugiye kwibanda ku butumwa twohererejwe ubwacu n'abanyabyumba,
nk'uko natangiye mbivuga nyine nk'uko no muri iyo nyito bivuga. Ubwo butumwa nabwo burimo akababaro. Ubwo butumwa bw'abo banyabyumba batwandikiye, bamwe kuri za email, abandi kuri za WhatsApp, abandi kuri Facebook. Ubwo butumwa nabwo burimo akababaro kenshi, batewe n'ibinyoma, ubwishongozi n'ubucabiranya bya Major Theogene Rutayomba, ndetse buranavuga ubwo butumwa kuri shebuja w'icyo gihe na n'ubu ari we General Kayumba Nyamwasa, icyo gihe wari koloneli muri icyo gihe cy'ubwicanyi bwakorewe igiti, ahandi ibyumba ndetse na hose mu Rwanda. Ubwo butumwa rero buranatanga kandi amakuru anyomoza amwe mu makuru abo bicanyi bombi batanze ku bwicanyi bw'igiti n'ahandi mu karere iyo komine yabarizwagamo. Turi bunabonemo ubwo butumwa, nako turi bubonereho turiho twumva nyine ubwo butumwa, tunareba n'ibindi, turi bubonereho uburyo bwo gukomeza gusesengura ingeso yokamye agatsiko ka DMI, kwica, kwiba no kubeshya. Ntabwo rero habayeho kwamagana gusa, mu by'ukuri abantu bararakaye bikomeye, harimo abavuga bati twararakaye nk'uko muza kubyumva muri zino nyandiko. Nk'aha ngaha mpere kuwanyandikiye, kuwatwandikiye kuri radiyo Ishakwe, yabinyandikiye kuri email yanjye ku itariki ya 23 z'ukwa kane, no kuvuga ko hashize iminsi 3 gusa nyandikiye. Mu nyandiko nyine yari yahaye objet, yari yahaye inyito igira iti, uretse gato ndebe, yego, Serge asekana na Rutayomba. Objet y'iyo nyandiko yavuga ngo Serge asekana na Rutayomba. Uko gusekana na Rutayomba kwaramubabaje birenze urugero. Reka rero nsome ino nyandiko ye. Ati, nyumvira Serge asekana na Rutayomba. Naramwandikiye mubwira ko nzongera kumva itahuka umunsi namenye iby'impamo ko Rutayomba, umwicanyi kabomba ibyumba na giti n'ahandi hose atakiri muri RNC. Umwana wagizwe imfubyi na FPR asekana n'umwicanyi urenzaho akavuga ngo abahutu bajye bashimira Kagame. Sinkunze kurakara, ariko iryo joro narafuretse. Jonathan rero ngiyo ndaza gusoma n'akandi kantu yanyandikiye nyuma yaho maze kumusubiza ko naramushubije. Nagira ngo nyine iyo message ya mbere ugira icyo uvugaho. Ati, nyumvira Serge asekana na Rutayomba. Naramwandikiye mubwira ko nzongera kumva itahuka umunsi namenye iby'impamo ko Rutayomba, umwicanyi kabomba ibyumba na giti n'ahandi hose atakiri muri RNC. Umwana wagize imfubyi na FPR asekana n'umwicanyi urenzaho akavuga ko n'abahutu, akavuga ngo abahutu bajye bashimira Kagame. Sinkunze kurakara, ariko iryo joro narafuretse. Jonathan rero urumva avuga ati, uwavuga wagizwe imfubyi ni Serge. Nk'uko ubizi, ijambo ni ryawe. Urakoze nanone Joseph. Reka dushimire uwo muvandimwe wagize reaction kuri kiriya kiganiro. Mu by'ukuri cyari kibabaje, giteye ubwoba. Kubabara kwe kurumvikana, kuko niba ari n'imfubyi yarokotse buriya bwicanyi bwa giti, uretse no kuba ari imfubyi yaho, no kuba ubwabyo uri umuntu utari n'uwo muri giti, ukumva umuntu yigamba ubwicanyi, ahubwo avuga ko ntacyo bakoze, bakagombye kuba baramaze abahutu, ubu ngubu n'abasigaye bakaba baracecetse, ko bari kuyoboka mu buryo bwiza. Ari nayo mpamvu avuga ati, abahutu bakwiye gushimira Kagame. Uyu muvandimwe rero ibyamubabaje birumvikana, kandi rwose mu by'ukuri ntabwo kubona igisubizo kijyanye n'uburyo n'uburemere bwo kwishongora, noneho ugasanga nabo Serge ni umwana w'umuhutu warokotse izo ntambara zose, azunguruka ko arabimwibutsa. Ati, umwana wagize imfubyi na FPR asekana n'umwicanyi. Yego,
noneho uwo mwicanyi ariho yigamba ngo abahutu bajye bashimira Kagame, agaturagara agaseka. Birababaje, uretse ko jyewe naje gusanga mu by'ukuri Serge afite ikibazo kihahamuka cyangwa se afite trauma mu mutwe. Uyu umuvandimwe rero nagira ngo ntazareke kumva itahuka gusa kubera ko Rutayomba ngo yavuye muri RNC, kuko muri RNC Rutayomba sinzi niba nabamo, ahubwo yagakwiye kubera naribujijwe na Kayumba ubwe kuko niwe shebuja wa Rutayomba. Naho nagira ngo mugorore nawe mwereke ko Kayumba niwe wari shebuja wa Rutayomba, ni nawe wamuhaga oda z'aho bica n'ibyo bakoraga. Ibi ni nabyo tumaze igihe tuvuga tunerekana. Ngira ngo nze no kugusaba uze gusoma historique y'ibiganiro y'uko twatangiye, ariko icyo navuga ni uko nanjye nafata mu mugongo uyu mugenzi wacu, aka kababaro ke karumvikana cyane cyane nk'umuntu w'imfubyi wacitse ku icumu ry'aba bicanyi, noneho akumva barimo basekana n'umwicanyi, kandi nabo ari imfubyi nkawe. Akababaro ke karumvikana, ntawe bitababaje, byagize ntuza ndende ku buryo byanateye na Serge abagiye bamutuka bamwoherereza inyandiko nk'uko twabisobanuye ubushize, anarakara niyemera ngo ntacyo bimubwiye. Nicyo navugaho Joseph, ni kuguma akihangana nta kundi. uwo mugabo wanyandikiye naramushubije ndanamubaza ntese ntibimbwiye mbitangaze, ariko kubona atarabonye umwanya wo kunsubiza niyo mpamvu ntavuze izina rye. Maze rero kumusubiza yaranyandikiye kuko yari asanzwe tunandikirana kuva kera cyane nkiri kuri za radiyo Itahuka nkivugiraho. Yakundaga ibiganiro cyane cyane bya ekonomi, agakunda ndetse no kunyungura ibitekerezo no kumpa za article nyinshi cyane zabaga zahise zirimo izo ntabonye. Ni umuntu ukunda gukurikira cyane ibintu by'ubukungu. Nongere umushimire. Maze rero kumusubiza yongera ambwira ati thanks muze, abo kuri radiyo Itahuka nababwiye ko tugiye kuzashaka uburyo dushinga urubanza against Rutayombya, plenty of witnesses and evidences, kandi mbasaba telefone ye ngo nzagire icyo mwibariza. Turayishimye yahise ambwira ko yamwoherereje kopi za WhatsApp message zanjye ndakaye. Nta fone ye nabonye, uretse ko nahise mbakura muri WhatsApp yanjye. So angry. Cyantangaje ni iyi audio yindi yakurikiye. Icyantangaje ni iyi audio yindi yakurikiye Rutayombya yumvikanaho avugana na ba Murindahabi, noneho yemeza ko abahutu bishwe ku bwinshi kandi bigambiriwe, ngo azatangaza umuntu watangaga itegeko ryo kubica igihe nikigera. Narumiwe, yibutse ibiteko yasheshe. Iyumvire nawe. Ahangaha yanyohereje kuri link ya The Rwandan. Link benshi bumvise igira ubwicanyi bwo muri Giti, ari Kayumba, ari General Kayumba na Major Rutayomba n'indi uvugisha ukuri. Yanyohereje kuri iyo link rero, uretse ko nanjye nari nabyumvise. Inyandiko ye irakomeza igira iti, nyuma y'iyo link yanyohereje yagira iti irakomeza igira iti, naho ibya Serge ndekundorere abahutu niba mitsindo bokamobwa lesanzame guseka koko buri yashobora no gusekana n'abagosora, nakoho byahinduka guseka no gukwenkwenuka. Ashyira entre parenthèse nizere ko icyo atari igikiga, agashyiraho na ka emoticon ka smile. Ati twabaye dute koko, kuvuga nyine ashaka kuvuga ngo abahutu twabaye gute, twabaye dute koko, komera. Jonathan rero waravuga ati abahutu ni ba ntibibuka mu yandi magambo. Nibyo ariho avuga nyine, ubwo yari ariho ambwira azi neza yuko ibyo bintu by'amoko ntabigenderamo. Nawe kandi ni umugabo w'imfura,
ubwo yaravuga ati abahutu bose niba mitsindo sinzi niba muhungu wa Nsekarije nawe umaze iminsi yarakamejeje Jonathan ati guseka koko ati ndeka undorere abahutu niba mitsindo bo kamoka. Ijambo ni ryawe Jonathan. Birumvikana urumva muri iyo nyandiko irimo akababaro kenshi. Yego. Ikabamo n'umujinya. Yego. Mu by'ukuri n'ababyumva ntabwo ari uburyo bwo kuvuga gusa ko yavuze ko abahutu bose ari ubwo harimo abashobora kubyumva batyo bakabitwara nabi. Nawe ni umuhutu ntabwo yanga abahutu ntiyanga abahutu. Arasoza nawe avuga ati twabaye dute. Ariko ibyo biterwa n'iki aranasoreza kuri uriya muhungu wa Nsekarije ibigambo nyine amaze iminsi avuga ngo abahutu bakwiye guhaguruka bose bagasaba imbabazi. Ibyo byose arabona ko nabo bari kwitahuka ni nk'aho abagereranya n'uwo nguwo wo kwa Nsekarije. Urumva nabyo twamye tuvuga tugaragaza uko Serije ameze nk'akaguge kari mu gatuza kuba kishyura ababyeyi. Syndrome de Stockholm. Yes. Noneho ukanibaza rero byahura n'ibyo bitwenge ukanibaza se ikintu cyanejeje Serije guseka ni iki cyangwa se wowe na bagenzi be. Ibyo nabyo bikamushobera. Yego. Ari naho nyine ubonye ko yananditse ati barantutse noneho ukagaruka ko yashatse kuvugana na Rutayomba bamwima telefone ye ahubwo bamwoherereza ibyo yabandikiye. Jean Paul turayishimye yarayimwimye kandi amubeshya ngo yabikoze ngo yamwoherereje na za WhatsApp. Yes. Ibyo byose ni ibigaragaza imikorere nyine yo gutinya kuko wumvise ko na Serije avuga ngo ntabwo azazana Rutayomba kuri radiyo ngo kuko ngo yavugiye ku yandi maradiyo. Umva nawe ibyo byose rero ni ibigaragaza burya ikinyoma kiragatsindwa. Twamye tubivuga tunatangira uru rugamba tugaragaza ukuri aho guhagaze. Byagomeje kubabera umusaraba. Ubu barakirana n'ikinyoma ari nayo mpamvu wumva biziringa mu binyoma bavuguruzanya mu biganiro bakora. Noneho Serije nawe nk'umucikacumu w'umuhutu wirukanse Kongo aho ngaho akabura icyo avuga kuko ahagatiwe n'uwishe bene wabo kandi aramukunda ntashaka kumurekura agaseka adaseka kuko ibintu Rutayomba yavuze nibaza ko byamutunguye. Aho rero ugasanga ni ikibazo gusa icyo nasorezaho ni uko uyu muvandimwe yagize akababaro gakomeye karimo n'umujinya nkurikije uko numvise iyo mesaje yakoherereje kandi ngira ngo abanadukurikira bose ntibaze kumva ko hari abo yikomye cyangwa se yatoteje ubwoko kuko nawe nibwo akomokamo ntabwo nk'uko wari ubivuze ntabwo nibaza ko yabivuze kubera ko abahutu bose ariko bameze nawe yakubwiraga uri umuhutu nawe ari we nubwo nyisomye ariko niyandikiraga si ibyo byo gufata kuko yari azi ko anyandikira ni umuhutu ntiyanga abahutu azi ko ndi umuhutu ari ukwivugira ati abahutu twabaye gute rwose ko twapfuye umutima turi ba mitsindo tubaye ba mitsindo twese ni ibyo yavugaga rwari urwenya byo birumvikana. Nicyo nagira ngo nsorezeho akantu rero gato nagira ngo nakugira icyo uvugaho nako kari muri iyo nyandiko yaragira ati cyantangaje n'iyi audio yindi yakurikiye Rutayombya yumvikanamo avugana na ba Murindahabi noneho yemeza ko abahutu bishwe ku bwinshi kandi bigambiriwe ngo azatangaza umuntu watangaga itegeko ryo kubica igihe nikigera. Narumiwe yibutse ibitereko yasheshe iyumvire nawe nyine yanshyize kuri link ya The Rwandan ndumva
tuza no gucuranga gatoya aho ngaho bivuga turaza natwe kubishyiraho, ubushize twabishyize ariko turaza kongera tubishyireho. Ako kantu bakavugaho iki wenda, cyangwa se uraza kugira icyo ukavugaho neza gushyiraho iyo audio, wahitamo ibyo byose ni pressure. Yego pressure nibyo y'amahano, ari n'ibyo bigambo byose bagiye bahuragura, ari wari na shebuja Kayumba, byose ni pressure bamereye nabi. Urumva aremera noneho ko abahutu bishwe ku bwinshi kandi byagambiriwe, byateguwe, kandi hari aho yigeze, sinzi niba ukiyibuka Joseph, uze kuhanyibutsa nta muntu wigeze atanga itegeko ryo kwica abahutu. uze kubinyibutsa, nibuka icyo kiganiro ariko kirahari. Yego, ndaza kushyiraho ka audio kandi uze kunyibutsa neza muri archive zawe, nabyo waza kugira ngo abantu biyumvire uburyo aba bantu ukuri twashyize hanze kumaze kubakobwa, twabashyize ku karubanda, batangira kurwana no kwisobanura. Noneho mu kwisobanura bakajya bagenda babicurikanga banyuranye. Aha rero nyine nibyo umuvandimwe avuga ati yibutse ibitereko yasheshe kuko ntacyo aramira. Yego ariko icyo nakubwira cyo shebuja ni Kayumba, niwe wamuhaga orders zo kwica abo bantu. Nawe aratinya kubivuga. Igihe nikigera se ni ryari? Ni mu rukiko? ni hehe? Ariko nyine amateka yaje tugiye kubivuga. Hagati abateruzi b'ibindi ntabwo akiza kwitambika ngo basobanure ibyo batazi, hasigaye Serge no gusobanura ibyo atazi. Ariko abandi b'abayobozi bakuru bo baranyegeye, baburiwe irengero. Reka wenda turaza kushaka akanya kabyo. Reka nsome message y'undi muntu nanone, we yayinyohereze ku itariki ya 14 z'ukwa 4 2018. ni ukuvuga ko yashize iminsi 2 Rutayomba nyine avuze ariya mahano. Uzi ko yavuze ku itariki ya 12 z'ukwa 4 2018, none washize iminsi 2 tariki za 14 z'ukwa 4 2018. Umugabo umbwira ko yavukiye aho ngaho, we ntituziranye, ariko ambwira ko nawe yavukiye aho ngaho, kandi koko yabivuga nk'uko tugiye no kubyumva. Iyo avuga aho hantu usanga ari umuntu hazi neza. Ahubwo nibaza niba atari no mu nkotanyi, kuko azi byinshi cyane kuri ayo mabatayo, nk'uko uza kubyumva Jonathan. nawe urambwira kuko uwo ntituziranye, yambwiye nawe kutavuga izina rye, ijyangezaho sinamenya niba ari naryo rye, ariko naryo ndaryihorera. Aho rero kuri hari mu gacuku rwose anyandikira kuri iyo tariki kuwa 6 tariki ya 14 z'ukwa 4 2018, nyine Rutayomba amaze iminsi 2 avuze ariya mahano. Yaranyandikiye ati bonsoir, sinemeranywa n'ibyo Rutayomba avuze kubera izi mpamvu. Aremeza ko Sebushumba ntacyo yakoze kuko inkotanyi zageze vuba muri Giti mbere y'uko zigera muri Giti. Ngo aremeza ko ntacyo Sebushumba yakoze kuko inkotanyi zageze vuba muri Giti. Arakomeza agira ati mbere y'uko zigera muri Giti zabanje muri Rutare, kandi nabaza neza azamenya ko muri Rutare haguye abatutsi benshi cyane muri za segiteri za Mwendo cyangwa Bushwagara zegeranye n'icyahoze ari komine ya Muhura. Kuba Sebushumba yararokoye abatutsi nabihagararaho kuko yajyanye n'abajandarume ahari segiteri Gasange hegeranye n'iyari komine ya Murambi, agakumira interahamwe zari zatangiye gushaka gutwika. Ikindi ku butwari bwa Sebushumba nuko mu gihe amashyaka yari ashyushye mu 1993, interahamwe zica zinakubita abantu mu makomine yegeranye na Giti nka Rutare, Muhura, Gikomero na Murambi. Abatutsi bo muri Giti nta wigeze ahungabana, kandi iri muri komine zabagamo abatutsi benshi. Ati ndetse tunasubiye inyuma mu mwaka w'1990, abasirikare batwara ibyitso muri Giti yagerageje kubikurikirana ibyumba, ariko abura ubushobozi.
rwose majoro Rutayomba ntaturusha ibyo muri giti twaranahavukiye, gusa icy'ingenzi ni uko abaturage baho bamushima. Aha rero niyo reaction ya mbere yagize Jonathan. Ndagira ngo wenda ugire icyo ivugaho, ko afite indi message yanyohereje mbere yaho ivuga ku kiganiro twakoze kuri 26. Ijambo ni ryawe Jonathan. Urakoze Joseph. Birumvikana ko iyo message umuntu arahazi cyangwa se mu kimwe yabaye umusirikare mu Nkotanyi, cyangwa se yabaye umusirikare muri fare, cyangwa yari afite ibindi akora muri ako karere, kuko urumva amateka avuga niyo arayazi. Urumva rero iyo umuntu nka Rutayomba aje kuri radiyo aje kubeshya anashinyagura, byatumye mu by'ukuri abantu bose bazi muri kariya karere cyangwa se bazi ubwo bwicanyi ko bwagiye bukorwa bagira reaction, kandi nicyo cyatumye dushyira ukuri hanze kugira ngo abantu babashe gusohoka bavuge, babashe kuvuga ibyo bazi babayeho. Ikindi ni uko Sebushumba urumva waravuga ko anamuzi neza ko yabashije gukiza abatutsi muri icyo gihe cya jenoside, ndetse agakumira n'ibitero by'interahamwe yifashishije abajandarume. Bigaragara ko Sebushumba mu by'ukuri yarwanije ubwo bwicanyi, n'aho ngaho yavuze ko igihe cyo bafata ibyitso yagerageje gukurikira kuri komine cyangwa kuri perefegiture aho bari babajyanye, ariko akabura ubushobozi bwo kuba yabatabara. Icyo ngicyo ni ikintu na none twashimira Sebushumba, ari nacyo nibaza ko FPR yahereyeho imufata kugira ngo izamukoreshe gupfukirana ubwo bwicanyi bakoze, bagaragaza mbega ko umuntu w'umuhutu warinze abatutsi ntibicwe, noneho bo ahubwo bakaza bakarimbura abahutu, bazamukoreshe kujya avuga nyine ko nta kibazo cyabaye muri giti. Aha rero reka nshimire abo bakunzi bacu bakurikirana mu by'ukuri ibi biganiro byose, n'abakurikirana n'ibyo binyoma bya amaescort ya Kayumba na Shebuja, bakabasha kutwandikira kugira ngo tuzabisobanurire abakunzi bacu cyangwa se abakurikira radiyo yacu. Muri make yego, hari ahantu agira gutya rwose agatanga icyo bita nyine ingingo ikomeye cyane, aho agira ati Rutayomba aha ngaha ngo aremeza ko Sebushumba ntacyo yakoze kuko inkotanyi zageze vuba muri giti. Noneho akavuga ati mbere y'uko uzi ko yavuze ngo bareba bagenda ijoro barwana bucya bafata giti, nako bucya bafata komine ya Rutare. Ati mbere y'uko zigera muri giti zabanje muri Rutare. Ati kandi nabaza neza azamenya ko muri Rutare haguye abatutsi benshi cyane muri za secteur za Mwendo cyangwa Bushwagara zegeranye n'icyahoze ari komine ya Muhura. Aha rero urumva ko mu by'ukuri narigwe matanga ubundi arabizi, ariko arabizi Rutayomba. Yego rwose. Mu yandi magambo ahubwo hari ikintu njya ntekereza Jonathan, iyo mbunyuriye mu Rutayomba, wenda benshi ntibazi ko akomoka nawe ahantu ironda koko ryari ryarasabitse i Burundi. I Burundi uzi ko hari agatsiko k'abatutsi b'abahima bari bararimbuye abahutu kuva muri za 72, bityo umuhutu nyine akaba mbese yararebwa nka kuri yasigarebwa mu Rwanda. Ibyo bintu rero byabayeho ku buryo nk'ubwiza ukuri abantu bamwe na bamwe bameze nka Rutayomba, bamwe babaye n'abasanze sheke bari baramenye no kwica n'abahutu, basanze sheke sande fete bari barimo muri abo bose. Abo bantu rero kumva ko hari umuhutu muzima birabagora Jonathan. Njya nibaza niba atari icyo kibimutera. Hari ubuntu bw'uburasite bwose buteye ubwoba. Aha
aha rwose ni nk'ubwiza ukuri nguhe anecdote Jonathan mpunga. Urundi uzi ko nahabaye igihe kinini, imyaka 9 y'ubuzima bwanjye, nkayiga primaire nkaza gutangira mu Rwanda secondaire marangije. Bityo urumva ko ibyo bintu by'ironda koko byabo natangiye kubyumva ndi umwana, ndetse nza kubibona icyakora nimaze kugera mu Rwanda nyine bakora iriya jenoside muri 1972. Nakomeje no kujyayo ku mpamvu nyinshi rwose, ku buryo nyine n'ikintu cya hazari umuntu yavuga nyine, cyangwa se Imana yashatse ko bimera gutyo. Nagize gutya abafaransa banjyana i Bujumbura nyine bampungisha tariki ya 12 z'ukwa 4 1994, batujyana hamwe n'abandi benshi cyane barimo bariya abantu bo muri MNDCDR, twajyanye turi benshi, ndumva ari ibintu bizwi cyane. Tugera i Burundi ku itariki ya 12 z'ukwa 4 1994. Urumva rero ko hari hashize amezi 6 bahitanye Ndadaye, ariko hanashize iminsi 6 gusa bahitanye perezida w'u Burundi wari wasimbuye Ndadaye, uriya Cyprien Ntaryamira. Intambara civile yari yatangiye, biho bicika Burundi nyine, imbunda zivuga, abantu bicwa bikomeye cyane Burundi. Iby'amoko byari biteye ubwoba. Nibyo ngiye no kukubwira nkubwiza ukuri, kandi hari n'abandi twahuye nabo barabibonye, ariko nanjye byambayeho no kubwiza ukuri. Nagiye nahavuye hakiri kare, nahavuye nko muri 21, nahavuye na Kosimu nkaho ni ku itariki ya 21, mpamaze iminsi 9 gusa. Ariko muri iyo minsi 9 ibintu numvise byari biteye ubwoba. Nk'ahantu nagiye gukatisha itike y'indege inzana mu Bufaransa, narahageze, umuntu wari umperekeje wahahungiye, twari twarakoranye mu Rwanda w'umututsi ukomoka muri za Kongo, yagize gutya ari ankatishije itike nyine, aza kuvuga ati uyu muntu rwose ni umuntu ucitse mu Rwanda, ucitse ku icumu, ababaye nyine ariho abwira abo bantu. Noneho umudamu wari uriho unkurira itike aza no kongeraho ngo tekereza ko bishe wa mudamu minisitiri w'intebe Agata Uwiringiyimana. Uwo mudamu yaramubwiye ati umuhutu agapfa bikakubabaza. Hari muri sare ahantu bakwatishije amatike, ntabwo ari ibiro umuntu aba yiherariye, baba ari benshi rwose, ngeranyije bari nk'icumi muri iyo sare, ngo ukababazwa nuko umuhutu yishwe. Ibyo bintu uwo muntu arandeba arababara cyane, kandi yarazi ko ndi n'umuhutu. Ariko ibyo nibyo niyumviye. Hari n'ibindi byinshi Jonathan. Aho hantu rero barutayomba ngayo bajya bavuga ngo haremwa bonse ibere rya Habyarimana. Nawe ubwo urimo kuko wabaye mu Rwanda Jonathan, ntibareba umututsi ntibareba umuhutu ngo mwonse ibere rya Habyarimana. Abo ngabo nabo bose ibere ry'umujenosideri Micombero, amabere yabasimbananiye Jonathan. Ngibyo byo numvise, kandi ibyo nibike mvuze. Hari n'abandi twari twahahuriye, nabo b'abahutu ariko basaga n'abatutsi, nabo bumvise amagambo mabi gutyo, nabo bakizwe n'amaguru bavuga bataha ahantu turi mu muriro. Ikindi cyo Jonathan, reka icyo gihe bakoraga ikintu bita kurya iboro kwari ugushimuta abantu, bakabashimuta b'abahutu bageze mu makaritsiye nyine, bamazemo abahutu. Amakaritsiye bari barayamazemo abahutu amwe rwose, batakibamo abahutu baragiye. Hakabamo karitsiye abahutu bari basigaye muri za karitsiye zimwe na zimwe ziri muri ya Kamenge, nayo barayisenyaguye na za Brende. Noneho hari n'ibyo bita kurya iboro, nk'umuntu batazi, cyangwa bakabona umuhutu ukajya nko muri karitsiye ya Bukavu yari iguriyemo abanyarwanda b'abatutsi n'abarundi b'abatutsi, barakwicaga ako kanya. Babyitaga kurya iboro, bagahita bakujyana ahantu bakakwica nta kindi kintu, bakuhoye izuru cyangwa baguhoye gukeka. Babyitaga kurya iboro. Abo rero Rutayomba mbona ba bantu ni interahamwe mu zindi, mu by'ukuri yagiye asanga nyine izindi interahamwe nazo zonse ibere rya Idi Amin Dada, kuko abavuga ngo twonse ibere rya Habyarimana, nabo bonse byinshi rya ibere rya Amin Dada. Ntacyo bagombye guseka abantu Jonathan mu bintu byo Kayumba yagiye acagura abo bona bashoboye iyo mirimo yo kwica. Yego bari baranabimenyereye bamwe rwose. Nibyo nkubwiye, ndibaza niba uyu muntu atari muri abo bicanyi, kuko harimo abanyarwanda babicanyi. Abanyarwanda muri Burundi batangiye kwica kera,
ndetse no muri ibyo bintu byo gusopanya kuko abarundi hagati yabo bakigira independence rwose ayo macakubiri hagati y'abatutsi n'abahutu ntabwo yari ahari nari mpari rwose nubwo nari umwana ariko umuntu aba yumva n'abantu bakuru babivuga amoko yarashingiranaga n'abakuru barashingiranaga minisitiri bari bagabanya ubutegetsi abashinze iprona hamwe na Rwagasore bari hari abahutu harimo abatutsi bumvikana neza Rwagasore ubw'umugore yari Marie Rose nta mike yari umuhutukazi n'abandi rwose barashingiranaga ntabwo yari afite ibibazo bijya kumera nk'ibyo mu Rwanda cyane byavuyemo kwangana icyo gihe muri za 64 niho batangiye mu by'ukuri gukora amahano bica nk'umuminisitiri witwa Ngendandumwe yicwa n'umunyarwanda witwaga Gonzague niba nibuka neza aramurasa avuye kusura umugore we wari wabyaye aramurasa bitangira gutyo 66 bakora kudeta nako bakuraho umwami bica n'abahutu nabyo icyo gihe niho bamwe bahunze hari minisitiri wahungiye mu Rwanda witwaga Serukwavu wa Defense urumva rero ko jenoside yari yaratangiye kuzarimbura abahutu baza kubigeraho muri za 72 abo banyarwanda rero simvuga ngo ni bose ariko iyo baziho bavuga ngo abantu bonse ngo ibere rya Habyarimana na Kayibanda na Parmehutu ntibajye bamenya ko bonse amabere y'abajenosideri nka ba Micombero abandi bose twarimo tuvuga urabona iyo tuvuze DMI basobanuye uburyo byatangiriye Ruwero yego abo bose rero urumva Kayumba niwe wari ukuriye DMI nabo bose niwe wabacaguraga abo yashyiraga mu maescoti ye kandi abenshi mu maescoti baba bashinzwe kwica no kwibira shebuja ugasanga ibikorwa nk'ibyo nta mbere bafite yo kwica ari nabyo mu by'ukuri ubu ngubu tugarutse ku murongo w'ikiganiro ubona byababereye umusaraba kubisobanura kubera ko twabashyize kuri pressure yo kugira ngo byanze bikunze bavuge kandi tuzakomeza Kayumba ari escort we Rutayomba bose wumva ko mu by'ukuri nuza gushyiramo izo audio abantu barumva ibintu by'amanyurane n'ibinyoma bikabije mu mvugo zabo no kwishongora no kwiyemera byatumye batabasha mu by'ukuri kuba bahishira noneho ubwo bwicanyi noneho bakaba batangiye kwerura muri ubwo Rutayomba yatangiye kuvuga ko byari ubwicanyi bwakorewe abahutu byari byarateguwe kandi abatangaga izo orders zo kwica ngo igihe nikigera azabavuga ubwo twitegure ko wenda ejo azatinyuka noneho akavuga shebuja ko ariwe wabahaga izo orders zo kwica ko zaturukaga kwa Kagame yatanze orders zishyikiriza Kayumba agashyira mu bikorwa aho DMI yari ariko Serge ngo ntashaka kumubaza Serge ntashaka kumubaza zabazwa nande se kereka muri ndahawe inamamagara nabonye amateka azamubaza kandi n'isi izamubaza kuko amaraso y'abantu ntahera w'abantu n'abantu n'Imana yabaremye ntabwo aribo babahaye ubwo buzima nubwo babashije kububambura ariko ibi byose bibazereramo ni amaraso n'ibyo batinya bakaba barimo bagongana ari Kayumba ari na Rutayomba ni amaraso abatera ihungabana rituma badakorodona ibyo bavuga yego cyangwa bakabikorodana bikabapfana reka dukomeze gato ntibishoboka kuko babikorodana bavuga ibintu umwe ntabwo yavuga ngo ndamuvuguruye umwe aravuga ati ndavuga Kayumba yigaragaye mu kinyoma cyo kubeshya ngo yarayoboye bato ya 21 ahishira ko yarayoboye DMI Rutayomba je nawe bizabagora ati Kayumba ahubwo ntabwo yari ari mu butumwa kandi Kayumba akavuga ati Sebushumba n'igihe wamuhaye Rutayomba turi giti ubwo se wowe ubyo wumva ayo manyurane yo kwivuga yo kwigiranamo na amaraso ntabwo ushobora guhishira ngo upfundikire ikinyoma uzagipfundikira ugumu ukibeshyeshe mpaka ntabwo bibaho nibutse Jonathan nkwibutse yuko tariki ya 26 z'ukwa gatatu twatanze ikiganiro jenoside yakorewe abahutu
tuvuga tuti Judy Rever na Philip Regency bunze mu rya Rwanda Truth Commission bemeza nyine ko habayeho jenoside yakorewe abahutu. Ibyo abahutu yahoze avuga ngo bose ni ba mitsindo, ariko arebye b'abahutu bo mu cyahoze ngo cyitwa P5 ukuntu bahunga kuvuga jenoside yakorewe abahutu, gusa bazabihunga kugeza ryari ko bizabafata ntabwo bazabicikira. Nagira ngo rero ukwiye kubumva kubera ko bahetse abajenosideri muri iyo platiforume gusa urumva rero ntabwo bibafasha kuba tubivuga. bashaka kubihingutsa ariko bazabivuga, tuzabibavugisha. Nuko tumaze gukora icyo kiganiro ku itariki ya 26 z'ukwa gatatu gushize, bwakeye wa mugabo wundi nyine umaze kuvuga ati navukiye hariya, ntabwo Rutayomba yabembeshya ku byawe kwa Sebushumba. Uriya nyine tumaze kumva ariho avuga ku bya Sebushumba. Uwo mugabo nanone yarongeye nako n'imbere yaho nyine bwakeye tumaze gukora iki kiganiro nyine jenoside yakorewe abahutu, Judy Rever na Philip Regency bunze mu rya Rwanda Truth Commission. Bucya tariki ya 27 agira ati muraho, numvise ikiganiro cyanyu ku bwicanyi bwabereye muri Giti, nifuzaga gushyira precision nke ku byo musonera. Aho ngaho hagarukira aho ngaho agombe ko atarangira phrase ye ati ntabwo Kayumba ari we wari uyoboye iyo batayo ya 21, yarabeshye. Iyo batayo yari iyobowe na Lieutenant Colonel Nzaramba Martin. Ati Kayumba ahubwo yari akuriye DMI nubwo yanze kubivuga. Nibyo koko Kayumba yageze Igiti aturutse i Rutare, amanukana n'abasirikare ba batayo ya 21 bajya ku seminari ku Rwesero, ari nabwo mu minsi mike bahise bica abapadiri bari barahahungiye. Ibindi byo nibyo mu byavuzwe, si ngombwa kuvuga izina ryanjye. Arakomeza akagira ati muri message yindi yakurikiyeho uwo munsi yarakomeje ati uwo mupenzi uhavugwa icyo gihe yari Lieutenant, yafatanyije n'abandi benshi barimo nka Sergeant Tarsise n'abandi bari muri DMI. Ntabwo ari batayo 21 yishe abanyagiti, kuko nk'uko Kayumba bivuga iyo batayo yahise yambuka Lac Muhazi yerekeza Gikomero, aho yakomeje itera Kankame. Rwose mu kiganiro mwashyizeho cya Kayumba byinshi yabeshye kuko mbizi neza, naho yabaga i Rutare ndahazi, nuko yahavuye ajya Giti ndabizi neza. Abo bapadiri biciwe ahitwa Karushya aho bari bahungiye ubwo FPR yateraga seminari ntoya ya Rwesero. Jonathan rero mbere yo kugira ngo nyine nze gutanga ayo mateka, nagira ngo ugire icyo uvuga yo gutanga amateka y'ibiganiro byacu. Jonathan, wagira icyo uvuga? Urakoze Joseph, nshimire uwo muvandimwe kuko arakurikira cyane. Ibyo avuga nibyo kuko nanjye nunze mu byo Kayumba we ubwe yavuze, ariko mu by'ukuri Kayumba niwe wari uyoboye DMI. 21st yabaye kava ye kuko niyo bagendanye nk'uko mugenzi wacu arimo abisobanura muri ibyo bice bya Rutare na Giti, aho hose Kayumba yari nabo, kuko bo urumva nk'uko nagiye nsobanura uburyo DMI igenda inyuma ya abarwanyi bararwana, igasigara yica abasigaye, igasigara inyuma, kandi ubundi kibishinzwe kuko nta baturage nta basirikare bo kubarwanya bahari. Yes, ubundi kibishinzwe gukora ubundi ni ugufata abaturage no kubavangura n'abasirikare bafatiwe inyuma mu mirwano, bagasigara inyuma. Abasirikare bakabajyana mu bigo bya gisirikare, abaturage bakabashyira ahantu barebererwa nk'abantu b'impunzi kugeza igihe intambara izarangira bagasubizwa mu byabo. Rero DMI yo icyo yakoraga yari inyuma igenda yica abo bantu bose, itsemba rwose yica komara. Ni nabyo nyine naje gusobanura nyuma ko Kayumba nyine atarayoboye iyo batayo, yari yobowe na Nzaramba, we yari ayoboye DMI,
ariko iyo batayo kubera ko bagendanye bari inyuma nk'uko nagiye mbisobanura uko bigenda ubundi mu gihe cy'intambara nk'iriya ya konvasiyoneri ni ubwo buryo Kayumba yagiye, kandi umugambi yari afite muri kiriya gice cya Byumba no kujyana mu Mutara, muri biriya bice byose bari bafite umugambi mu by'ukuri ubona ko kuko bagomba gutsemba abahutu baho bakabamara. Nanakwibutse ko nyine yagiye agashinga hedikota ze Giti, ariko ni hedikota za DMI. Ndemeranwa n'uyu muvandimwe rwose kuri izi ntuza, arabizi neza, ahubwo wagira ngo nawe ari inkotanyi kuko urumva ko abizi cyane. Sinahamya ko yari umuturage usanzwe na gatoya aho ngaho muri Giti, cyangwa yabikozeho ubushakashatsi wenda. Ashobora kuba yari umusirikare yaragendanaga nabo, ashobora kuba wenda ari nko muri 21st cyangwa se ari no muri DMI, kuko abari muri DMI bose ntabwo ari abicanyi. Yego harimo n'ababyanze bari bayirimo barahunga, bamwe baricwa, byo ku mugani. Ahubwo nabo tubibuke, kuko harimo abasirikare benshi bagiye bahatirwa kwica bakabyangwa, cyangwa se bakageza bakabihaga kugeza igihe nabo biciwe rwose. Abo nabo nabo kwibuka. Jonathan, reka twihute gato, ndabona igihe kiriho kigenda. Reka njye kuri ya historique, ya mateka nyine y'ibiganiro byacu yatumye Kayumba Nyamwasa na Rutayomba Theogene bariho bagenda basobanya muri kino gihe, kandi bikaba ari mu by'ukuri iyo bigitangira, bakaba nubwo noneho Rutayomba yemeye ko ngo abahutu bishwe bigambiriwe. Akaba yaributse ibitereko byasheshe nk'umugani wa wundi watwandikiye nawe w'umunyabyumba. Reka rero nibutse amateka y'ibiganiro byacu twatangiye, bamwe nyine batwamagana, ariko umusaruro ukaba umaze kugaragara. Twabihereye rero Jonathan, habayeho inkundura kuri radiyo Itahuka, inkundura yo gushyiraho ibintu byo guhakana jenoside yakorewe abatutsi, turwana nabyo, baza kugezaho rwose banashyiraho n'igitabo cyangeze. Noneho biba rwose bya bindi bitaba ibyo kwihanganirwa, ariko hari ibibazo bindi nyine by'abadiyemayi, abantu mu by'ukuri bokamwe n'ubudiyemayi, Kayumba Nyamwasa n'agatsiko k'abasirikare b'abatutsi bahuze muri FPR nk'uko Theogene Rudasingwa yabivugaga icyo gihe, abantu bakagira ngo nyine rwose akoresha amagambo atyaye, kandi ubundi byari ukuri. Tariki ya 10 z'ukwa gatanu 2016, icyo gihe twari tukiri hamwe, ariko mu by'ukuri bisa n'ibyarangiye, ari matter of time ku mugani w'Abongereza. Ari ibintu byo hasigaye igihe gito nyine ngo dutandukane, kabone n'ubwo wenda abo ngabo bibwira ko tuzaguma aho ngaho tugakomeza tukemera ibintu bitajyanye n'ukwemera kwacu. Tariki ya 10 rero z'ukwa gatanu 2016 hadutse ikiganiro kuri radiyo Itahuka, ikiganiro witwa Pierre Celestin Havugimana. Nabonye yaragarutse kuri radiyo, ariko nta kivuga iby'ibitabo, avuga ibindi bintu. Yazanye ikiganiro cyari cyiza cyane cyitwa Revue de Presse, akamaro ko gusoma ibitabo n'ibinyamakuru ni akahe, bidufasha iki. Mu bintu yitaga sinandika ndasoma, abantu benshi babyibuka. Niho yatanze nyine incamake ndende cyane y'igitabo cya Ruzibisa. Niho twakuye ibintu byinshi cyane muri ibi bya Kayumba Nyamwasa. Ibyo twabitangiye Jonathan ku itariki ya 12, ubwo twari tumaze gutandukana. Hari hashize amezi abiri icyo kiganiro, hashize hafi amezi abiri icyo kiganiro kibaye, twaratandukanye. Ku itariki ya 2 z'ukwa karindwi rwose twasohoye declaration ivuga ko twitandukanyije na Kayumba na radiyo Itahuka, n'ibyo ivuga byose tutemera. Nuko rero dushinga yacu radiyo dutinze gatoya, ndetse burya gutangira ntabwo bijya byoroha. Twayishinganye hafi n'ishyaka, ariko yatangiye mu by'ukuri tariki ya 12. Twakoze amagerageza mbere yaho, utangira tunasenga. Jonathan, urabyibuka? Nakoreka mbe nkuretse dukomeze histoire. Dutangira dusenga, baraduseka, ariko ikiganiro nyacyo nyamukuru twagitangiye ku itariki ya 12 z'ukwa karindwi 2016,
kuri radiyo ihuriro twari tukimara gushinga dutangira ikiganiro twise utuntu n'utundi. Twahise twihatira gushyira ku karubanda ubwicanyi bwa FPR-DMI dufatiye ku gitabo cya Ruzibiza cyari cyakorewe promotion kuri radiyo Itahuka mu kwezi kwa gatanu nyine kuri ya tariki ya 10 maze kuvuga. Dutsindagira ko Kayumba Nyamwasa agomba kureka ubugwari bwo kohereza abateruzi b'ibibindi, agomba kureka ubugwari bwo kohereza abateruzi b'ibibindi, kumuvugira nk'uko byari biherutse kumera kuri radiyo BBC, bikorwa na Condo, avuga ibyo atazi ndetse agakomeza no kwitahuka bitwaza ngo Kayumba Nyamwasa ngo ntabwo ari mu nzego, nk'aho umuntu yarayobeye ko mu by'ukuri ari we mukuru wabo. Icyo gihe hari ababibonyemo polemique, ababibonyemo rwose gutangira guterana amagambo, baravuga ngo rwose ngo turonona turangiza, bagenda bamwe babitubwira, bamwe ndetse bagenda baduhundagaza aho bitutse, hari n'abadututse kuri za Facebook n'ahandi, abandi bati nimurekera aha ngaho Kayumba Nyamwasa, ibyo mumuvuga twarabyumvise, tumaze kubyumva birahagije. Ariko bose twabimye amatwi kuko icyo twari tugamije tutari twakigeraho ku rwego twifuzaga. Bidatinze ariko tariki ya 24 z'ukwa karindwi, nyuma y'iminsi 12 gusa dutangiye utwo tuntu tundi, Kayumba Nyamwasa yataye umutwe yiyizira kuri radiyo Itahuka, asobanura ku buryo bushekeje ku muntu wo mu rwego rwe ko we na Rutayomba atari abicanyi, ko iyo baza kuba abicanyi baba barishe burugumesitiri wa Giti Sebushumba, ko kandi utishe burugumesitiri Sebushumba nta kuntu yafatwa nk'umwicanyi w'abaturage, kwica burugumesitiri wundi niwe ufatika, kutishe rero burugumesitiri Sebushumba atakwica abaturage. Mu yandi magambo nitwishe Sebushumba, bityo rero ntabwo twishe n'abaturage. Bitandukanye nk'uko uriya munyabyumba yabivuze, avuga ati noneho yemeye ko bishe ku bwinshi kandi bahawe amabwiriza. Urumva ko ibyo nyine turaza kubyumva, ibyo Kayumba yavugaga icyo gihe ngo nitwishe Sebushumba ntiturabicanyi, turaza kubyumva Jonathan. Kayumba Nyamwasa yongeyeho ko we ubwe yaragije Rutayomba uwo Sebushumba ntiyicwa, ahubwo aza kugororerwa intambara irangiye. Nabyo twarabyumvise ubushize, ariko nitubona akanya turabisubiramo, aho Rutayomba nyine abeshya yuko atigeze agira Igiti yahageze ariko intambara yarangiye. Twakomeje bamwe bitaga nyine guterana amagambo, batubwira amagambo menshi, bamwe badutuka mbyibutse, dutinda ku bikorwa bizwi by'ubwicanyi bwa FPR Giti ndetse n'ahandi. Aho tutavugaga Kayumba Nyamwasa mu izina, twavugaga DMI. Buri gihe iyo twabiboneraga uburyo rwose twagiye tuvuga DMI, by'umwihariko Jonathan Musonera akagenda, wowe ukagenda Jonathan Musonera udusobanurira DMI. Twese rwose ubu ngubu DMI yego umuntu yibwira ko ayizi, ariko benshi ngushimire bagenda bambwira bati ntabwo twari tuzi DMI nk'uko twibwiraga ko twari tuyizi. Ati Jonathan Musonera yagiye ayidusobanurira, ati kandi koko twumvise byinshi. Twakwenaga rero argument zose za Kayumba Nyamwasa, aho kurimbura abaturage, agasiga umunyago wa burugumesitiri, ubundi akavuga ko atari umwicanyi. Tukabisubiramo mu biganiro byinshi cyane, tukabisubiramo kenshi bishoboka, tuzi neza icyo tugamije, tuzi neza icyo dutegereje. Ni muri urwo rwego rero tariki ya 22 z'ukwa gatatu 2018 The Globe and Mail yasohoye agapande k'igitabo cya Judy River kibanda ku bwicanyi bwa Giti. Natwe tutajuyaje rwose, nyuma y'iminsi ine tariki ya 26 z'ukwa gatatu 2018 twifashishije ako gapande kuri radiyo Ishakwe mu kiganiro twise Jenoside yakorewe Abahutu, Judy River na Philip Regency bunze mu rya Rwanda Truth Commission. Tutabanje kubunza imitima rwose ngo none hagira ababifata nko guterana amagambo, nko kuba dukomeje kwikoma ku Kayumba nk'uko bamwe bagiye bivuga. Harimo ubundi abavuga ngo barwanya Jenoside yakorewe Abahutu, ariko
bageze aho ngaho ahubwo baba abantu baburaniye Kayumba. Twagaruye ya mvugo ya Kayumba Nyamwasa icyo gihe kuri iyo tariki Jonathan, kuri iyo tariki ya 26 z'ukwa gatatu 2018, ejo bundi rwose umuntu yavuga ko ubwo hashize iminsi hagiye nako hashize ukwezi kuzuye. Twagaruye ya mvugo ya Kayumba Nyamwasa yo ku itariki ya 24 z'ukwa karindwi 2016, aho yavuga kuri komine Giti nyine na Sebushumba na Rutayomba. Jonathan rero nongere mbisubiremo, mu by'ukuri kuri iyo tariki ya 24 z'ukwa karindwi Kayumba Nyamwasa rero adusubiza ibyo twari twaravuze mu tuntu tundi iminsi 12 imbere yaho, ndetse tukaza no kungamo mu tundi tuntu tundi ku itariki ya 19, no kuvuga iminsi 5 gusa mbere yuko Kayumba nyine atumutwe akavuga ayo magambo yose kuri Sebushumba na Giti, akabeshya abantu bakaba bamaze kumuzinukwa nyine bakurikije uko kwivuguruza nawe ubwo bavuze. Ejo bundi rero tariki ya 12 nyine z'ukwa 4 2018, Major Rutayomba yazanye Giti mu kiganiro cya Serge kitari kigize namba aho gihuriye nayo. Ntaho byari bihuye na Giti muri icyo kiganiro. Yahutse nk'iyagatera nyine kwa gutuma tw'umuntu aguteshwa n'amaraso nk'uko bivuze Jonathan. Byaragaragaye kuko ntaho ibyo bintu bya Giti byari bihuriye nuko ikiganiro cyari giteye na busa. Yaraje ati ndasaba ijambo, ariyamira ati Sebushumba ntacyo yagombye gushimirwa, ahubwo inkotanyi zaziye igihe zirokora abatutsi. Anongera ahubwo ko ngo abahutu bari bakwiye kugororera Kagame kuko batashize. Byarakaje nyine abantu nk'uko twabibonye Jonathan. Mu kurangiza rero umusaruro rwose w'ibyo bamwe bitaga guterana amagambo mu gihe twatsindagiraga ubwicanyi bwa FPR-DMI, harimo kaya Giti twagarutseho kenshi cyane, uwo musaruro umaze kwigaragaza. Ibyo tugiye kumara imyaka 2 dutsindagira nibyo ibinyamakuru biriho bisakaza, dore zimwe mu ngero nyuma y'ayo magambo ya Theogene Rutayomba, umwambari wa Kayumba Nyamwasa. Dore rwose zimwe mu ngero nongere nzisubiremo, banza kwa nazivuze mu kiganiro gishize. Hari urugero rwa mbere, Major Theogene Rutayomba ari mu bahekuye cyahoze ari komine Giti none arajijisha. Icyo ni ikiganiro cy'umunyamakuru cyasohotse ku itariki ya 14 z'ukwa 4 2018, hashize iminsi 2 gusa Theogene Rutayomba avuze ayo mahano. Icyo kinyamakuru umunyamakuru dushimira cyazanye n'umugabo witwa Boniface Hategekimana uvuka aho ngaho muri komine Giti kandi wari uhari ibyo byose biba. Urugero rwa kabiri nabwo twongeye turusubiremo, twaravuze kuwa kabiri, n'urugira ruti ubwicanyi bwo muri Giti Matakanama 1994, Faustin Kabanza na Emmanuel Senga baravuguruza ibyavuzwe na Major Theogene Rutayomba. Aho naho ni ikiganiro cyo kuri 16 z'ukwa 4 2018, hashize iminsi 4 gusa Theogene Rutayomba avuze ayo mahano. Murinda habi tumushimire rwose nawe cyane ko yanahamagaye Rutayomba akamubaza, noneho naho yemereye ko abahutu bagiye bicwa n'abasirikare babigambiriye, akavuga ngo azavuga ngo uko byagenze kuko za oda zabaga zatanzwe. Inyandiko ya gatatu nako ni ikiganiro cya gatatu nacyo dushimira The Rwandan, nacyo cyasohotse kuri tariki ya 16 z'ukwa 4 2018. Inyandiko yagiraga iti nako ni audio mu by'ukuri ariko yari ifite titi Giti ubwicanyi bwo muri Giti ari General Kayumba na Major Rutayomba ninde uvugisha ukuri. Bashyizeho rero ya majwi ya Kayumba Nyamwasa ku itariki ya 24 z'ukwa 7 2016, bagereranya n'imvuga ya Rutayomba ivuga ko atari igiti, ko atigeze igiti mbere muri icyo gihe cy'intambara, kandi ko na Kayumba Nyamwasa atari ahari ngo yari muri mission, kandi Kayumba Nyamwasa yivuge neza ko yari ahari. Nako turaza no kubyumva. Ibi binyamakuru byose rero mu bintu by'ingenzi byifashishije mbisubiremo harimo ibyo Kayumba Nyamwasa yavuze tariki ya 24 z'ukwa 7 2016, twakomeje gusakaza tubisubiramo kenshi. Icyo bamwe bitaga nyine guterana amagambo, bamwe ndetse bakanaduhundagaza ibitutsi mbisubiremo n'ibisebye nk'uko natangiye mbivuga. Ibyo binyamakuru byarabyifashishije rwose, kandi n'ibyo Rutayomba aheruka guhubuka nyine ya maraso, ariko na kwa kuntu duhora dusubira mu bintu akabura
amajyo akabura uko yifata, yarahubutse nyine avugira ku itahuka. Rwose Jonathan ntabwo nshidikanya na gato ko yabitewe no guhahamurwa n'ibyo twamuvuzeho mu kiganiro cyo ku itariki ya 26 z'ukwa gatatu 2018. Ikiganiro nk'uko natangiye imivuga twise jenoside yakorewe abahutu. Judy River na Philip Regency bunze mu ryacu nako bunze mu rya Rwanda Tourist Commission. Washaka yabyumvira wihuta agahera ku munota 49. Jonathan, ijambo ni ryawe, ntanza ayo mateka nyine twatangiranye n'icyo kiganiro utuntu tundi tariki ya 12 z'ukwa karindwi 2016, tukongera utundi tuntu tundi ku cyumweru cyakurikiyeho nyine nyuma y'icyumweru tariki ya 19 z'uko kwezi, hashira iminsi 5 gusa tariki ya 24 z'ukwa karindwi Kayumba Nyamwasa nyine akabura amajyo, noneho akareka kwitwaza abateruzi b'ibindi, akajya kuri radiyo itahuka akavuga ariya magambo kuri Sebushumba na Rutayomba. Ijambo ni ryawe mbeshaka ibyo yavuze icyo gihe Jonathan. Jonathan, ndakubuze, menya impamvu zabyo, reka nze gushake unyere ku kabura, reka nze gushake gatoya. Nibagiye gukora ibyo nagombaga gukora, reka nze gushake Jonathan. Nzi kuri unyumva ariko wowe utabasha kuvuga, reka ngufungurire mikoro. Jonathan, mikoro irafunguye, ijambo ni ryawe. Urakoze Joseph, uranyumva neza ubu? Ndakumva neza cyane, mba mbiruzi. Urakoze cyane kungarura muri studio. Nakumvaga we ntunyumve, bibaho buri gihe. Mba nibagiwe. Rero reka mushimire iyi historique umaze kuduha, igaragaza mu by'ukuri icyo twari tugamije, twashakaga kugeraho, ko twamaze kukigeraho. Ubu noneho batangiye gusubiranamo bavuga amagambo anyuranye, n'aba bandi badutukaga bavuga ko turimo dutera polemike. Ari ubu ngubu noneho abenshi muri bo batwandikira bavuga bati twananiwe kumva muri kiriya gihe, ubu noneho tumaze kubona neza ibyo mwavugaga. Urabona uko kuri twagiye tuvugisha tugaragaza ubu bwicanyi, dusobanurira abantu DMI ko ari wo mutwe wonyine ukoresha kiriya gisirikare kuva Rwigema amaze gupfa, Kagame agafata ubutegetsi bwo kuyobora APR, agashinga n'uyu mutwe mu by'ukuri acaguye neza abahanga bo kwica. Aha rero abantu ntabwo bashoboraga kubyumva, cyane ko ngo twarimo tuvuga Kayumba kandi ngo bamutezemo ko azabarwanira. Bakaba bavuga bati ubwicanyi bwe turabuzi ariko ni mubireke. Ariko mu by'ukuri cyagaragaraga ni uko abantu ntabwo bari basobanukiwe na sisiteme ukuntu yakoraga ubwo bwicanyi kuva intambara iteye, ndetse n'uyu munsi wa none uburyo iyo sisiteme ya DMI ikora n'uburyo yica. Ubu rero byafosinze Kayumba kuza kuri radiyo nyuma y'iminsi 12 gusa, aza kwisobanura, aracurikanga, ari naho nyine yavuze ari amahano yo kuvuga ngo ngo ntiyishe Sebushumba, abeshya ko yarayoboye bato ya 21 ahunga DMI. nta hamwe urumva ashobora kuyivuga. Kandi ikindi uzumve n'uyu nguyu Rutayomba ntashobora kuvuga DMI. Niyo bamubaje bati wari he, wakoraga iki, aravuga ngo yari umunyamabanga wihariye wa Kayumba. Muki turaza kunyika ati kandi ati naraganze ibintu byose, nkararamenye ibintu byose byabaye mu Rwanda hose, ati nkabigeza kuri umushefu nawe akabigeza kuri Kayumba. None se sibyo yasobanuriye uvuga uko DMI iteye Jonathan, uraza kubisubira mu gihe kigera. Reka nzashyireho nyine ayo majwi ya Kayumba Nyamwasa
ibyo yavuze ku itariki ya 24 z'ukwa karindwi 2016 asubiza utuntu tundi twari twakoze ku itariki ya 12 z'uko kwezi kwa karindwi 2016 ndetse n'ikindi kiganiro twari twakoze nyuma yaho nyuma y'icyumweru tariki ya 19 nyine nyuma y'iminsi 5 noneho Kayumba ava ahantu yari yaranyegeye, ahantu yari yarihishe mu bwihisho, areka gutuma abateruzi b'ibindi, araza arasobanura, ariko atumutwe nyine ibikimukururukaho kugeza amagingo reka tumwumva. Muri 1994 intambara itangira, indege imaze guhanurwa, icyo gihe nari ku Murindi, narahavuye ngenda nyoboye batayo ya 21. icyo gihe tujya ahantu hitwa Irutare Igiti, no gufunga inzira iva Byumba ijya Kigali, no gufunga nyine inzira iva Kigali ijya Byumba, ahitwa ahantu hitwa ku Cyamutara. Icyo gihe abasirikare ba Exfar bari ahantu hitwa za nyina w'Imana, nyine bari Byumba na za Zoko, abo nibo twarwanaga nabo kugeza igihe cyaho baje kunesherwa, bakava aho ngaho bakanyura za Byumba bajya mu Ruhengeri. Abaturage rero bari barahunze, abari ahantu hitwa ndaza kwibuka hafi ya za Kabuye, baragarutse baza Ibyumba. Murumva ko twari Cyamutara, bisobanuye ko bagomba kunyura aho twari turi bakaza bajya Ibyumba. Iyo tuza kwa turabicanyi aho bose ntawajya gukira. Naje kumenya ko bamwe baguye muri stade Byumba, ariko urumva twe twavuye Cyamutara turagenda tujya muri komine Gikomero, tujya gutera Ikani. Abaturage batunyuraho baragenda bajya Ibyumba. Icyo gihe rero ntabwo wajya kumbaza mbaze ibyo bintu byo mba numva abantu birwa bavuga hirya no hino. Ariko ikintu cyo nshaka kubabwira, aho hantu nayoboraga ariyo komini Rutare, ariyo komini Giti, ari naho twari turi, kuko ndibwira ko wayoboraga batayo y'Exfar Mudacumura, ubwo nabwo yenda bajya bumva iyi radio n'abazabyumva arabizi kuko byo yarabibonaga. Ni naho burugomesitiri witwa Sebushumba wa komini Giti yaje kuva ariho baje guha umudari wo kuvuga ko nta jenoside yabaye muri iyo komini, kandi ngewe abo niho nabaga. Hanyuma tuvuye aho ngaho namuhaye ejo umuntu wundi wese bavuga ngo n'umwicanyi Theogene Rutayomba, kugira ngo amuhamane kugeza igihe intambara irangiye, ariko nyuma yaje kumwohereza ngira ngo za Byumba. Uwo mugabo ariho ndibwira, cyangwa yenda ashobora kuba ngo yarashaje simbizi, ariko ababaye mu Rwanda bagomba kuba bazi burugomesitiri Sebushumba. Iyo tuza turabicanyi ntabwo twakabuze kwica burugomesitiri ukajya kwica abaturage, kandi noneho burugomesitiri wari burugomesitiri akaba akiriho. Mbere yo kugira ngo ashyireho Rutayomba, Jonathan, nagira ngo wumvise ko avuga ati abo bavuga ibyo ngibyo bari twebwe nyine muri utwo tuntu n'utundi, abavuga ko turabicanyi bari twebwe muri utwo tuntu n'utundi. Ubundi ati nari nyoboye Rutare na Giti, urumva yarabyivugiye. Ariko rero sinzi niba hari icyo ushaka kuvuga mbere yuko nshyiraho Rutayomba, uriho uvuga nyine ko batahigeze bombi. Jonathan, hari icyo ushaka wenda kongeraho mbere yo kugira ngo nshyiremo Rutayomba? Icyo nongeraho kigaragara ni uko urumva twamufurushije kuza kuri radiyo kwisobanura. Urumva ngo abavuga ko arabicaga akaba atarishe burugomesitiri, ngo ntabwo abaturage bashobora gupfa hadapfuye burugomesitiri. Ikindi ni uko imvugo zabo ziranyuranya. Hari n'aho bavuga ko ngo indege yahanuwe, nawe ubwe avuga ko atari ahari, nawe yabimenye nyuma. Kandi noneho aravuze ngo indege ikimara guhanurwa, yego na Rutayomba arabivuga, ko bareye bagenda nawe arabivuga Rutayomba. Ariko ujya wumva yasobanura iby'indege yavuga ngo yarabibwiye ko indege yarahanuwe adahari. Yego, oya ngo yabibwiye mu masaha muri temwanyaje ze avuga ko indege yahanuwe adahari, ko yaje kubibwirwa na Kagame nyuma indege yahanutse.
bazivamo ku mugani wa wundi reka nshyireho Rutayomba nyine igihe kiriho kiraducika. mu by'ukuri giti nta bwicanyi bwakorewe abatutsi bwabaye mu gihe cya jenoside, ariko noneho abanyagiti bakavuga bati ahubwo abasirikare b'inkotanyi bageze hano muri giti bishe abahutu babigambiriye, abahutu b'inzirakarengane, atari no kuvuga ngo nuko ari amasasu ahuye n'abo baturage mu gihe cy'imirwano, ahubwo yuko bagiye batoranywa bakicirwa icyo ngicyo cy'abahutu. Ibyo ni abanyagiti babyivugira. Ibyo ngibyo twabahinyuza cyangwa ni ukuri? Ibyo ngibyo ntago ngewe navuga ngo barabeshya, kuko ntabihagararaho cyane, ariko numva ntabwo nabihakana. byashoboka kuko n'ahandi hose mu makomine yose, ntabwo ari muri giti gusa, mu makomine yose hafi ya yose yo mu Rwanda hari abahutu benshi bapfuye bazira kiriya gihe cy'intambara ya 1994. hari abaguye mu mirwano, hari abataraguye, hari abicwaga n'abasirikare bigenderewe. no muri giti muri giti cyashyitegeze ntabwo ngo niyo yabaye parinye muri icyo kibazo. No, byashoboka. ubwo rero no kuvuga ngo abantu bari bahibereye bakabivuga nabanyomoza gute ntari mari jewe, birashoboka ko rero ko byabaye. gusa icyo kibazo cy'abantu bapfuye, yewe ntabwo ndi kugenda ku murongo ku bantu bo muri giti gusa, ndagenda ku gihugu hose. abantu ngenda nabizi ko byabaye rwose, abantu bafite umuntu uzabazwa igihe nikigera, kuko ntabwo bicwaga, ntabwo umuntu yapagurwa ngo ajye gufata imbunda ngo ajye kwita umuturage gutyo gusa ngo nuko ngo we yumvamo ko akwiye kumwica, nuko hari amabwiriza yari ahari. utazi amabwiriza niwe akwiye kuzayibazwa. ariko ntabwo ndi buvuguruza abantu niyo bari bahari bakavuga abantu bacu barapfuye, nakarapfuye ndamuzi, ni mwene mama, ni mukuru wanjye, yewe navuga ngo kandi yishwe n'umusirikare, ntabwo nabihakana gute. ntabwo nahanyuze, n'akazi nakoraga ntabwo kari kanyemereye kuba najya muri operation nka ziriya. atari ibanga wakoraga iki Major Theogene Rutayomba? yewe nari umunyamabanga wihariye wa General Kayumba. ubwo ni ukuvuga ko nawe atageze muri ako gace, ntabwo yari ashinzwe icyo gice. we ahubwo icyo gihe we ntabwo yari ashinzwe operasiyo zose zo mu Rwanda, ntabwo yari ashinzwe Giti na Rutare, yari ashinzwe operasiyo zose zo mu Rwanda. ariko icyo gihe we yari yagiye no hanze, ntabwo yari anahari. yagiye mu kwezi ngira ngo yagiye nko mu kwezi kwa kane mu matariki nka 15, sinibuka neza, amatariki nk'umunani 10-15 gutyo, agaruka mu kwa gatanu hagati. no yari yagiye mu butumwa bwa FPR ahandi hantu mu gihugu. ubwo icyo gihe rero iyo yabaga yagiye nasigaraga mu byo bita headquarter, ariko ngasigara ndi receiving information zose zivuye muri battalion zose zari battalion ya brigade, kandi nkameka ashobora ngo zimugejeho umwanya wari wose, ahari ari hose, kuko nagomba gutanga raporo mu mwanya wari wose ku muyobozi we ari we Perezida Kagame. urumva rero ntabwo nari kujyaho iminota 5 yo kuba nagira ahandi hantu nirumukira, ariko ibyaberaga ahantu hose nabaga mbizi. urakoze cyane Major Theogene. arakoze cyane murinda habi wabaje rwose Major Theogene Rutayomba, akisubiramo nyine akabeshya akavuguruza uwo shebuja ugomba kuba atasinzira muri kino gihe, uretse ko kubeshya atari cyo kimutera isoni, ubundi zakagombye kumwica. Jonathan Musoni, ijambo ni iryawe. urakoze Joseph. reka nshimira abadukurikira uko ukuri twarwaniye gutangiye kugaragara, noneho kutaziguye. abantu bamaze kwiyumvira ibya Kayumba bakumva n'ibya Escort we Rutayomba, bumvise ibinyoma bigaraguyemo. ikindi nanone bumvise ukuntu Kayumba ni umubeshyi, atinya kuvuga DMA yayoboye ko azi neza ko ariyo yari imashini, cyangwa ari imashini n'ubu yica abanyarwanda.
akaba atinya kuvuga ko yayiyoboye, akaba atinya kugaragaza ibyo bikorwa bakoze. ari naho nanone ngaruka ngashimira uyu munyamakuru Murindahabi ukuntu yamijije Nkeri Rutayomba akagaragura ururimi mu kanwa akabura igisubizo, noneho agatangira kubeshya ati rwose ati ntabwo bati wakoraga iki niba atari ibanga. Aragaragura ati ngewe ati nari umunyamabanga wihariye wa Kayumba Nyamwasa. None se Kayumba mwari kumwe aho ngaho yari arongera agaragura ururimi araruruma ati ku itariki 8, 10, 10 cyangwa se 15 yari ari mu butumwa ariko nsigara ari jyewe ucoordinating intambara yose. Ubwo butumwa uko intambara irimo igenda n'uko ibikorwa bikorwa nkabimushyikiriza aho ari mu butumwa akabishyikiriza shebuja. Icyo nanone kiragaragaza neza ibyo twagiye twerekana ko Kayumba yakoranaga direct na Kagame, n'ibyo bikorwa by'ubwicanyi babisangiye, uburyo babiteguye n'uburyo babikoraga. Aha Rutayomba nawe aravuga ati igihe nikigera nzatanga abatanze izi order zo kwica abantu bazagaragara. Ntabwo icyo nicyo namubajije kare, icyo gihe igihe kizagerera niba badashobora gutinyuka kuvugisha uko kuri. Ikindi numvise afite ubwoba ati jyewe sinigeze ngera muri Giti, kandi Kayumba akavuga ko ari kumwe muri Giti, kandi Rutayomba ne Scott we akanavuga ko rero yahaye Sebushumba. Ibi rero ni ukuvuga ngo abadukurikira babona babandi bavuga ngo turimo turateza ngo ibibazo muri opposition, ahubwo dushaka gukiza opposition kugira ngo ihagarare ku kuri, kuko ntiwaba urwanya ikinyoma ngo wubake ikinyoma. Abakunda ukuri kandi bakunda u Rwanda n'Abanyarwanda nibahaguruke bamenye ko dukwiye guhagarara ku kuri. Ibi rero twagiye tuvuga kuva dutandukanye tugaragaza ibi bintu, aho twari rwanya intambara muri RNC y'ibi binyoma, twerekana uburyo barimo babikora n'izo promotion z'ibitabo by'abajenosideri n'intambara zagiye zivugwa ziza kwitahuka z'abahakana ko nta jenoside yakorewe Abatutsi yabayeho. Twagiye tubisubiramo inshuro nyinshi. Izi ntambara zose ndizera ko ubu ngubu noneho abantu babona ukuri cyane, ko uko kuri kurimo kugaragarira mu bo twagiye tugaragaza ko ari abicanyi, bakaba barimo basubiranamo. Wasubirana ijambo Joseph. Urakoze cyane Jonathan, rwose urakoze. Twongeye dushimire Murindahabi wamutumiye akavuga ibyo byose, akavuguruza shebuja ku buryo buri wese nyine yabyumvise. Nongere nshimire ndetse na The Rwandan nayo yabishyizeho igashyiraho iti ari Rutayomba ari na shebuja Kayumba Nyamwasa, uvuga ukuri ni uwuhe. Kandi rero tuzakomeza tubafashemo, kuko amaherezo kwa kuri duharanira ayo meza yo kuvugisha ukuri bazayazaho byanze bikunze. Niba raditahuka babohoje ikomeje kubafasha kubeshya, ariko urabona ko bitakicamo bitakitungana rwose. Abantu bimaze kubarambira ku buryo nyine wumvise sindi wigarureho, wumvise aho Serge ariho arira ngo andi maradiyo ngo arabivuze ngo sizabigarukaho, nutabigarukaho uzagire ute se wo kanyagwawe. Amaherezo nawe uzabibuze mu gihugu. Reka rero nshyireho noneho Rutayomba yavuze ati urumva uyu munsi noneho yemeye yuko nako se uyu munsi ni ku itariki ya 16 yemereye Murindahabi yuko noneho abahutu bagiye bitwa bigambiriwe, ko nta musirikare ushobora kwica abaturage nta mabwiriza yahawe. Ati kandi abagiye nako hari ubanza batanga ayo mabwiriza igihe nikigera. Twe dusanzwe tuvuga ariko Jonathan turanabazi,
uretse ko bo baba bashaka kuvuga ngo byose ni Kagame, byose ni Kagame. Ngira ngo bumvise ko iyo pozisiyo itangiye nyine kudafatika, akavuga ngo tuzabavuga, ubundi kuvuga Kagame niwe bari basanzwe bavuga, ariko ubu noneho urabona ko bitangiye kubananira. Reka rero dushyireho aho noneho yigeze kuvuga yuko ngo nta na rimwe ngo yigeze yumva aho batanga orudire yo kwica abahutu, aho hari ku itariki ya 17 z'ukwa gatanu umwaka wa 2016. Nibutse yuko icyo gihe naho yari yatewe ubwoba n'icyo gitabo nyine cya Ruzibiza cyari cyasohotse serije, yari yagishyize kuri radiyo Itahuka acitswe atabizi ko ari akaga ukurera kwanga. Yari yagishyizeho ku itariki ya 10 nyine uriya Havugimana Pierre Celestin yari yavuze iyo ncamake y'icyo gitabo ku itariki ya 10 z'ukwa gatanu. Hashize icyumweru tariki ya 17 z'ukwa gatanu 2016 Rutayomba araza avuga amagambo menshi, naho sinzi ko turi bubashe kuyumva menshi, tuzagenda tuyagarukaho. Aha rero haravuga ngo bose ngo arabizi neza, ngo nta wigeze atanga order yo kwica abahutu, ngo nta hantu namwe yigeze bivugwa, ariko wumvise noneho ko yabwiye Murinda haba ati bishwe bigambiriwe. Reka tumwumve. intambara yo gutangira icyo gihe ari Perezida Kagame, ari abayobozi basigaye bose, nta n'umwe yigeze ahabwa amabwiriza yo kwica umuhutu, nta n'umwe. Ibyo nabivuga jewe nanabisubiramo. Umuvandimwe yasomaga igitabo yavuga ikintu yitwa ukuri ni ikintu gikomeye. Uko ni ukuri ndiho mvuga, nta mabwiriza yabayeho na rimwe yo kugenda abantu badivansinga bagenda bica abahutu. Bari kwadivansinga barwana na XFR. Uriyumviye Jonathan? Ariko aho naho harimo ukuri. Icya mbere cyo abeshya nuko avuga ko nta mabwiriza yari ahari, ariko ho nebe abadivansingaga barwana, ntabwo badivansingaga barwana bagenda bica abahutu. Aricyo kintu arahisha DMI, kandi niyo Ruzibiza yavuze arahisha DMI. kuko nyuma y'abari ku front line barwana, abasigaraga bashashinga mu mazu bareba, bashinzwe kureberera abo bantu nibo bagendaga babica. Yego. Ariko icyo yashakaga guhisha muri ibyo bintu avuze, arashaka guhisha ubwicanyi bwa DMI. Rero ntabwo ni naho ubona ko noneho birimo biramusunika, noneho atangiye kwemera ko ubwicanyi bwagiye bukorwa mu buryo bwari bugambiriwe kandi buteguwe nk'uko twatangiye tubivuga. Urumva noneho yahinduye imvugo. Iyi mvugo ye yavugaga mu gihe kitaragera no ku myaka 2, akaba noneho uko twagumije kubasunika kugira ngo uko kuri kuvuge. Urumva ko noneho barakuryagagura, ariko noneho bakagaragazamo ukuri muri uko kuryagagura no kwisubiramo no kuba batibuka n'ibyo baba baravuze na mbere. So ibyo byo ni ukuri rwose kugaragara ko arakavaringa DMI kuko niyo yari arimo we na shebuja. Ikindi cya kabiri, hamwe aravuga ati ntaho yigeze yumva bagomba kwica abahutu, nyuma kandi akavuga ati byari biteguye. Ariko nta kuntu ushobora gutsemba imisozi yose wanyuzeho ngo uvuge ngo nta byari biteguye. None se wabisobanura ute ko nta byari biteguye byo gutsemba abo bantu? Kuba bagusigaye ugomba kureberera abo bantu, n'abari bari mu nkambi barabishe, uretse abo basangaga iyo mu giturage aho twagendaga tunyura turwana. Abari mu nkambi za Byumba barabishe, abari mu nkambi zo ku Gikongoro barabishe, hari abacikacumu bo muri izo nkambi, abari mu nkambi zo muri Kongo barabishe. Ibyo ni ibintu bizwi. Reka tumushimire ubwo atangiye kugaragaza ukuri, avuga ati noneho byarateguwe. Amaherezo uko tuguma kubasunika niko bazaguma bavuga kandi bagarura kwa kuri amaherezo bagazatoboka bakavuga bati ni hahandi reka noneho tubivuge nk'uko n'abandi bagenzi bacu babivuga. Urakoze Joseph. Urakoze cyane Jonathan. Nagira ngo tugane ku musozo
tugira akantu dushyira none kerekana Rutayomba yavuze ngo yari umunyamabanga wihariye wa Kayumba Nyamwasa. Waba wibutsa mbere kugira ngo mashaka kandi kawudio, waba wibutsa icyo ari cyo mu by'ukuri, ibyo atsinda ibyo ari byo? No, Rutayomba yari escort wa Kayumba. Iyo mvugo yo kuvuga ngo yari umunyamabanga wihariye, yari umunyamabanga wihariye se muti? Yego, icyo ni ikibazo nagumije gupoza kuva maze kumva iyo mvugo yo kuvuga ngo yari umunyamabanga wihariye. Muki mu yihe departement yari mu yihe batayo mu muki? Kandi icyo nakwibutsa nuko nta banyamabanga bihariye babagaho. Abanyamabanga muki habaga harimo aba chief escort ngo muri wagira ngo bari muri ministeri. Icyo ni ikinyoma gikomeye cyane. wagira ngo bari rwose muri za ministeri bariho nyine ari abanyamabanga bihariye ba minisitiri, kandi bari ku rugamba. Abanyamabanga bihariye mu biki? nta nubwo mpamya ko yari chief escort cyangwa ari edisi wa Kayumba. Agombe yari escort usanzwe. Kayumba yagiye abazamura nyine akabadeployinga muri ubwo bwicanyi, nk'uko n'ubwicanyi bw'ibyumba ba Dani bariya ni Kayumba wabubatse, niwe wabadeployinga even na Rutayomba mu mpunzi z'ibyumba yagiyeyo mu gihe cya Dani, uko bagendaga bacagura impunzi bakuramwo abahutu bagenda babicira mu mazu cyangwa mu myobo babajugunyagamo. Ibyo bari kumwe na Dani barabikoranaga. Aho rero urumva biriya ni ikintu cyo kugaragaza ukurikiye uko muri Dabi yamubajije, aragaragaza nyine neza ko arabivuga n'ubwoba kugira ngo abone ikintu kigaragaza ko we atigeze ahubwo agera no mu mirwano. We yari ari ku cyombo akurikirana uko intambara zikorwa, kandi shebuja ntiyari ahari. Yagombaga rero kurara yegeranije amakuru yose y'urugamba akayashyikiriza Kayumba akayashyikiriza Kagame. Urumva we arashaka kugaragaza ko nta hantu yigeze agira uruhare rwo guhurira n'abaturage n'imirwano n'ubwicanyi. Mbega urakoze nawe. Hari akawodiyo nashakaga kugira ngo nshyireho nyine icyo bapfanaga na Kayumba kindi, ubusahuzi n'ikindi z'inkoramutima, nk'uko nyine muri icyo gitabo cya Ruzibiza uwo mugabo Havugimana Pierre Celestin yabivuze, aho nyine yavuga ukuntu bibaga bakanica, aricyo bari bashinzwe. Gusa nasanze iyo audio ntarayishyize muri radiyo, ariko reka tugerageze kuyumva. Ndumva biri bushoboke ku bundi buryo. Reka nyishyireho gatoya ku buryo wenda nizere ko abantu bari batwumva baza kuyumva. naho ku tariki ya 4 Nyakanga ariko Kigali yafashwe, maze sinakubwira abasirikare barasahura baretse Karahava. Aha Ruzibiza agenda atanga amazina y'abasahuye n'ibyo batwaye n'aho babijyanaga. Urugero tanga ni uko ibikorwa byo gusahura Kigali byari biyobowe na Colonel Kayumba Nyamwasa, wahisemo abantu yizeye ko bamwunganira, barimo Leta na Colonel Rwahama Mutabazi, Major Roza Kabuye, Major Frank Rusagara, Kapiteni wa Eugene Haguma, Lieutenant Eugene Rutayomba n'abandi. Impera z'ukwezi kwa 7 zaranzwe no gukomeza gufata utundi duce twari tutarigarurirwa neza na FPR, harimo Gisenyi na Ruhengeri. Aha Ruzibiza anakomeza kuduha amazina y'abasirikare bakuru bakomeje kwica abahutu n'uburyo bakoresheje mu kwikiza imirambo. Ruzibiza asubiza igice cya 2 cy'igitabo cye yongera gushimangira ko mu Rwanda habaye jenoside, ko kuzemeza zombi bidasobanura ko hari n'imwe muri zo iba ipfobejwe, kuko jenoside ari icyaha ndengakamere kidasibangana kinasazi. Akomeza gutanga ibindi bimenyetso n'amazina y'ababikoze, kandi bigaragaza ko byakorwaga ubugome burenze imyumvire n'imivugire, ndetse ko umugambi
hari ukwita abahutu wenda babaga bakekaho kuba baragize uruhare muri jenoside y'abatutsi, ahubwo habaga hagamijwe kubamaraho. Ahamya rwose atajinganya ko ubwicanyi bwakozwe na FPR butari ukwihorera, ko bwabaga bwabanje gutegurwa neza, hagasiganwa uburyo n'ibikoresho byo kwita benshi bashoboka. Kuvuga ko FPR yahagaritse jenoside y'abatutsi kabakiza interahamwe uzize wese uko tukabibona, yemera rwose ko FPR yari ifitiye ubushobozi, kuko agaragaza ko yari ifite abasirikare bahagije, kandi bitewe n'abari baratengeye mu gihugu hose bari bazi neza uturere dutuwemo n'abatutsi n'aho bari bihishe. Nyamara amayeri ya gisirikare strategie militaire yakoreshejwe bigaragara ko atari agamije gutabara abatutsi bari bibasiwe n'interahamwe, ahubwo yari agamije gufata ubutegetsi ku buryo bwihuse kandi hakicwa abahutu benshi bashoboka. Hagenda duha imibare y'abasirikare bari bafite n'aho bagiye bajya kurwana bashakisha ingabo za fari, aho kuzizenguruka ngo bajye gutabara abatutsi. Aratwereka amakarita atugaragariza uko bagombaga kubigenza ngo batabare abatutsi, akanatwereka ko bo babihisemo kubigenza bagamije gufata ubutegetsi batitaye ku migwi y'amaraso yatewe rwose u Rwanda. Uretse kandi n'ubwo rwa gisirikare n'ubwo rwa politiki nabwo FPR ntiyigeze itabaza amahanga ngo aze kwifasha guhagarika jenoside y'abatutsi, ahubwo yiyamye n'abashaka kongera ingabo za minuari isaba ko ziva mu Rwanda. Inavuga ko mu by'ukuri ntacyo aya mahanga yari agishoboye gukiza, ko amazi yari amaze kurenga inkombe, ko ibintu byari byamaze kurenga igaruriro, ko abatutsi bari bashize ntawe ukiriho wo gutabara. Ubwo asoza igitego cy'eka bigena atubwira ibyabaye mu cyana kane mu magambo avunaguye. Goroke cy'iyi gitabo cye atubwira ibyabaye hagati naho by'akane Nyakanga ariko Kigali yafashwe maze sinakubwira abafite. Jonathan, ngira ngo ndumva sinzi niba byumvikanaga neza, ngerageze kwirwanaho kugira ngo tugane ku musozo twumvise nyine iby'icyo gitabo cya Ruzibiza nk'uko byavuze ku itariki ya 10 z'ukwa gatanu 2016, ibyo twahereyeho nyine twibutsa Kayumba ko ari wari buri ku isonga nyine kuri terrain, kuri ground, noneho akajya abwira nyine ubwicanyi yabashe gukora n'abamwunginganiye nyine muri DMI, akajya bizamura akabibwira Kagame, nubwo neza tuzi ko Kagame hari aho nawe yagiye yigiramo nk'ibyumba hari isoko n'imuhuru ubanza. Ibyo nabyo tuzagenda tubigarukaho. Ijambo ni iryawe ugasoza ibi bintu byose, aya mahano yose ngo arenzweho, ubundi ndetse Rutayomba n'ibimwanga mu nda, amaraso nyine amutesheje umutwe, naza yihuruje akaza akavuga, bagakubita ibitwenge nyine. Ibyababaje benshi, benshi bakabyandika mu nyamakuru, bagatumiza n'abo bantu bo muri Giti bakaza bakabyamagana bakanabivuguruza. Ibyamaganywe n'abatwandikiye nk'uko navuzemo babiri ko si nabo bonyine, buriya nzavuga n'abandi. Jonathan, iri jambo ryo gusoza kugira ngo nyine dushimire abari batwumva kandi dukomeze gufata mu mugongo abantu bose babajwe n'ubu bwicanyi, cyane cyane ubwicanyi butaremerwa nka jenoside yakorewe abahutu. Tunashimira Ruzibiza kandi tumusengera ku Mana nawe tumwibuka, dore ko muri icyo gitabo cyewe rwose atashidikanyaga, yari ameze nk'uko natwe ubu tumeze nk'uko tubikora muri Rwanda Truth Commission, aho twemeza ko abahutu bakorewe jenoside. Ijambo ni ryawe Jonathan, usoze kandi. Urakoze Joseph, nta cyo ndi bwongereho kubyira ibyo byavuzwe, kuko ni ibintu twavuze igihe kinini kandi ni ibintu byanditse, ni ibintu bigaragaza uko kuri kose. Gusa icyo nasorezaho ni uko nasaba abadukurikira cyangwa se abanyarwanda muri rusange bakunda amahoro, abanyarwanda bari muri opozisiyo, abari imbere mu gihugu, ko ikinyoma kitazabafasha gutsinda amahano yabaye ku banyarwanda, cyangwa se kitazabafasha kubaka u Rwanda rushya, cyangwa se kitazabafasha gusigira abana babo n'abuzukuru babo u Rwanda ruzira ubwicanyi n'amacakubiri. Uku kuri konyine niko
kuzakiza igihugu kandi niko kuzomora abahungabanijwe n'ako kaga k'izo jenoside. nkaba ndarika abanyarwanda ngo baze muri Rwanda Truth Commission babashe kuganira n'abandi kuri uko kuri, babashe kuvuga ibyababayeho, kandi niho honyine hari inzira yo kugira ngo dushake umuti tuzanywa twese kugira ngo tubashe gukiza igihugu. Dushake n'abakuru bazadufasha kugangahura kiriya gihugu kuko cyuzuyemo amahano ateye ubwoba. Ukuri rero twagiye tuvuga muri iki gihe kitari cyagera ku myaka 2 ariko iri hafi, nuko ibyo twifuzaga twamaze kugenda tubibona. Dusaba rero n'abandi guhaguruka bakavuga, bakavugisha ukuri, cyane cyane tutavuga gusa ku bwicanyi bwakorewe abahutu, ndetse noneho tukararika n'abandi bazi neza uko jenoside yakorewe abatutsi yateguwe, ubwicanyi bwakorewe abatutsi kuva kera, kuva 59 kugeza n'uyu munsi wa none, no mu ngoma zayobowe n'abaperezida b'abahutu, nk'uko dufite bagenzi bacu batangiye kubisobanura uko byagiye bigenda. Dushimira cyane nka Ndahayo na Nkiko na Musangamfura uburyo bagerageje kubisobanura, nawe Joseph bafashije mu buryo bugaragara. Dusabe n'abandi ko baza bakavuga kugira ngo iryo humure riboneke ku mpande zose, kandi tugaragaze ko igihugu dukeneye ari igihugu kizira ubwicanyi, tuzaraga abana bacu n'abuzukuru, cyuzuyemo amahoro n'urukundo. Dusabe n'abantu bakuru ko bakwiye guhaguruka bagafasha abatoya kugira ngo babereke ibyabananiye, babereke imitego baguyemo, ndetse basaba abato kutazagwa muri iyo mitego, ahubwo ko bakwiye guhagarara ku kuri kugira ngo kuzabashe gukiza igihugu. Nkaba rero ndagije nshimira abakunzi bacu ndetse n'abadukurikira bose, mbifuriza amahoro n'imigisha y'Imana. Murakoze. Urakoze cyane Jonathan, nawe amahoro n'imigisha y'Imana. Theogene, Major Theogene, Sebushumba yaziraga iki gufata gafunga? None Theogene, Major Theogene, Sebushumba yaziraga iki gufata gafungwa agenda yimurwa aho ngaho, kuko nta kantu gashya ushyizemo, twahita twibaza impamvu yafungwaga kandi nta n'abatutsi baguye muri giti. yafungwaga kubera ko yari umuyobozi wo kwa Habyarimana. Hari ikindi cyo ngomba yafungwa. Ariko serivisi ubwo urumva ikindi yapfuye ari burya Emmanuel, abasirikare n'abasirikare ati yaziraga korongo Habyarimana nta kindi. na Theogene waduhamagaye, komeza ijambo ryawe. none se urumva ko inkotanyi zageze hariya nta kintu kiraba, wumva wowe yaba yarafungiwe ko se yanyereje imitungo, ko yakoze iki? Ko yari umuyobozi gusa nta kindi. Ntarinde kosa yari afite. Yewe numva ariyo yafungiwe nta kindi. Yewe numva ubwanjye niko mbitegereza, ubwo mu biseka ariko niko byari bimeze. navuga byinshi, navuga byose, nkagira uwo nkomeretsa akababara. Wimpa ijambo, navuga ibibabaje gusa, nkagira uwo mbangamira.
akavaho abifata nabi akarakara agira ibyo shima byiza byo kuririmba agira uwo shabuza nta munoza inkovu n'ishyashya muvandimwe umutima Rwanda ufite intimba wararize Rwanda wararize Rwanda wararize nyamara ntugahobore burya kwiheba nirwo rupfu wimpa ijambo navuga ukomererwa iyo mbonye imfubyi zabuze kivurira kugeza amagingo wimpa ijambo navuga abapfakazi n'ababuze ababo n'agahinda kenshi katazashira wimpa ijambo nafata impu zombi nkavuga indimi ebyiri kamere gacurama nigezweho ntasabwa imbabazi nazo nigeze kandi ubworoherane nta kiguzi ntashyira umubabaro wanjye ku munzani w'ishavu nkabwirwa yuko udashyitse wimpa ijambo navuga amateka buri wese yanyuze kugeza uyu munsi umarira wimpa ijambo navuze induru icyenda n'ine y'igihugu cyose ngaruka iyo mbonye utwangavu turera utundi cyangwa se utugimbi tuyobora ingo iyo mbonye utwana tw'udutambambuga dutamba iyo mbuga na gereza wararize Rwanda wararize Rwanda wararize nyamara ntugahogore ujya kwiheba nirwo rupfu wimpa ijambo ndekundorere abazamateka amavu n'amavuko y'inzika zose wimpa ijambo naregwa gusopanya kandi nshaka kunga n'ukwiyunga nyakuri n'ukoroherana wimpa ijambo nahitamo guhigima cyangwa guhwihwisa kuko ibyo mu matamatama nabyo ntibizashira naburiye igisubizo ku bihe bizaza imibanire yaba iwacu nabaza amasengesho y'imyaka yose aho imbuto y'urukundo igeze wararize Rwanda wararize Rwanda wararize nyamara ntugahogore burya kwiheba nirwo rupfu
uri ibyiringiro we